ushaka ko nzakuramo amaso wowe ninde urukanga shaki umbabari ngo yurakanga nde umbabari mazisi nyamugasa amatiku ndavuze ngo iyo matiku none gweriza sandi muri ino nzu ninde utikura ko ukubeti muri akano we ngo we wazibona ushobora nayo uwicu tereta wateresenge nyinisha ukubeti mu myaka meme ahubwo tubyumvikane turebe uburyo tugiye kujya tubana muri ino nzu uje kuba hano jewe hano shenyo shaka mboro Taiwan njya hehe none bananyirukanye naje nje uje kwibambaza kukwibamaho sino kwibambaza gusa kwibambaza gakeya sheri shushu ndagukunda iravi wabibwiraga umwana wa nyoko umushike wabibwiraga nasoni ndi hano ndayikwereka nayibonye numvisha Chita none ntabwo retse ko kiromani igaranya none urishimye reka nkubwire nanjye nyambo gera ufate mikoro mubwire tujye kurya nyambo umva nkubwire kira umva nkurabure bro garuke nyambo nitwa Miss Nyambo sinaba kuri ibanga oya gira mu Kira reka nkurabure bro Kira umva nkurabure mvuge base na base ikibazo ifite ikibazo umva nkurabure ngaho shwana nanjye dushwane ushwane muri dushwane umva nkubwire nyabo njye ntabwo byose bimbwira iwe mazina yanjye nitwa Miss Nyambo nubwo mubona wenda mba nyine utuntu na titi ntabwo ari sheri umubesto bivuze yuko mbasobanura umubesto ni igihe waba ufite ikibazo cy'umubiri ukaba ufite umuntu wagikemura rero dufite filime yitwa Miss Nyambo cyane yitwa Miss Nyambo icaho ibanga iyo banga ikinamo Niyori na Nyambo na Kiramani na titi tuzamuzanamo vuba azazamo cyangwa azazamo oya wivuga ijwi ryawe azazamo cyane sharata reka mbabaze mumbyize ukuri mvuga gutyo uko nguko kirara ari kuvuga niko mvuga muvugisha ukuri umva nkuyeme bwanyuma hano isoni mfite reka wigize nkaho atari we ndikubwira wagiye wumva ariko ujye umenyera kwanza muri revime ubu warebye usanga rwose Jeje ukwiye kumufata nkuko wishakiye kuvuga ibyo wumva ibyo ubonye byose ase kuba tumanye imyaka itubana mu gipangu utarinjira no mu nzu yanjye n'ubuturanyi koko ubwo tubanye neza mu nzu yawe ndinjiramo ngo nzi kumaramo iki kuko nasura rigana gusura mu biki sura urarwaye niba kwicara muri salo gusa bigutwaye hanyuma iwanjye nzayicara ryari zira ntebe ziri iwanjye zihuye n'izi zawe kwicara rwose okay waranje kumbwira ubusa nigendere nicyo warumamagariye ndagukunda ariko gakunde mukaso wicaye mu nde mukadata kwera wicaye kwera tukaganira okay waranje kumbwira nigendere ngaho genda nacyo nyamara ndakwiye byahise shaka ibintu byose nari nabishoboye nanje gutsinda ibizami byose bishoboka siragiye kumbaza impapuro ngo arebe amashuri mfite rema naraminuje nahise nkubitwa n'inkuba umupatoro yambwiye ngo ye gutyo kubonaga umuntu uhagaze neza ku mina n'amashuri ifite mwapisha nagarukiye mu wa gatatu segonderi uretse ko muri kano kanya nta muntu uri kubona akazi adafite diplome ese umuntu ajya kwiga mu myaka 30 ndajya kwiga nambare uniforme ngo ndiwice kuri pipitre ngo ndi kwiga mwaka nakabuze gutyo nyine akazi kandi ntabwo nasubira mu ishuri pe ubwo nakundi nzankurikiye kaze nkuvugire ndaje gato shiri kumbi ntabwo soje kwiga nanjye banyemeyeho okay nacyo kamufasha basi nk'umukunzi wawe nta mpamvu yo kumva ko wajya gutangira ngo mu wa kane mu wa gatanu mu wa gatatu action college yarabikemuye
action college yego bafite kandida libre uragenda wowe ukaba wakiga umwaka umwe ukiga ukiga umwuga ushaka cyangwa se section ushaka warangiza mu mwaka umwe ukaba wakorana ikizamini n'abandi banyeshuri bazakora muri uwo mwaka warangiza ukabona diplome ku buryo bitaba ngoma ko njya kwambara uniforme n'iki cyane rwose nabyo uniforme bigene niga ku buryo bitaba ama diplome ku buryo nta n'umuntu umenya ngo uri kwiga kandi ntabwo bisaba ngo ugende umareyo umunsi wose nk'abandi banyeshuri ntabwo byakubuza gukora ibyawe muri action college yes bisa nabyo barabigira njye nzi ko bigisha ibintu bijyanye n'amaperime n'amaprovisoire no guteka byo nabyo yarabikemuye nabyo byose bose babikora sha niho nigiye gutwara imodoka nimba nabo byo babyigisha byange bikunde uzi ko imodoka nayizi cyumuri kimwe wamenye kuyitwara cyane rwose nibyo wabimenya kandi ugakibona diplome ubu nongeye kuba nzi gutwara imodoka mfite na diplome kuva muri action college nanjye nzi guteka none urwo rugo rukaba ntabwo uzi guteka kera utajya kwiga action college yazigisha utajya guteka ugere ubu ngiye kujya kwiga cyane rwose oya nakubwiye ngo shize wambare ngo uzokira mu minsi mikeya patron du quartier ça va wait ufite akazi uyu ni akazi mfise ndashaka kubanza kuguha akazi muri kampani nshyashya nafunguye ndashaka kubanza gushaka nk'abantu b'abasitari bayamamaze kubera ko ni kampani nshaka ko iba yagutse cyane hanyuma ugahita nyibweza ukayiyobora mviriza rero umusaza wanjye aza mu kazi ese umusaza wanjye akorana n'abasitari mu bintu byo kwamamaza tumuhamagare muhamagare reka ndamuhamagare akumva n'ukuntu inseko iba yarahindutse alo umusaza sinakubariye umviriza muramutse neza umwubashe umeze neza sha ya tumeze neza ngo nuko ukora ibiki harya okay dufite company yitwa Sidway Agent ifasha amakampani mu kwamamaza nanjye ngiye kurira sibyo ngwino dufite business ifasha kwamamaza ifasha iki dufasha ama business kwamamaza mu buhe buryo okay dufite uburyo bubiri aho dushobora kuba twakoresha aba influencers tubitiramo nyine aba influencer tukanamanaginga tukabashutingira utuvideo twiza two kwamamaza business yawe hari n'ubundi buryo bwo gufasha tukazamura business yawe ku mbuga nkoranyambaga dukoresha uburyo bw'ama content buhoraho nawe ukamamara business ukamamara ikarebwa bakakubwira ku buryo mwafasha kuzamura imbuga nkoranyambaga za kampani yanyu tugukorera ama system tugukorera ama website ama application ku buryo byose bikujyana nyine business yawe mu gihe gito bitangiye kazi ndakagwaye shaka natwe tuzabona amahera nta ngorane umva cutaha rero wewe hama bundi tubwire mu bakobwa grand frère yabuze imodoka arakwica aho ugira ubwenge wowe aho mu maso wacu katase grand frère no mu modoka ufise kweli mbese iyo business ufite ni business nanyo kuvuga byo tuzatubikoranye mu mwana baba uvuze gute grand frère arangene mwana reka nihuta agukeneye mu biki uvuze ngo nde business nande tuzatuyitekereza iyo business muyitekereza gute ibyo bintu muvuganye ni ibyanya by'ubundi ko wajya muri kwambisha ubundi ko nari nimero kuri rubyo ngo nta n'amafaranga ugira grand frère mwana arashaka abuze imodoka yawe imodoka ntabwo ari iyawe ya grand frère imodoka ntabwo ari iyawe ya grand frère imodoka ntabwo ari iyawe imodoka rwakanta mbita ndakwica mbita nawe nyambo sohoka ndarambiwe sohoke ugende genda nyambo reka wambabariye ntabwo ushobora kukwemerera iyo nda ni iyande iyo nda utwite ni iyande nyambo ninde waguteye nsohokera ugende ntabwo uri bungumire hano mu rugo ntakubanje kumbwira umuntu waguteye siriya ntacyo ugira amagambo ndakwiyamye uwo titisi wawe undi numva ngo ni besito wawe ni wowe waguteye inda besito se yagutera inda cahariya rero bereza hano mbanze ndebe n'ibintu byanjye utwaye nta kintu cyawe ntwaye reka mbanze ndebe nta kintu cyawe ntwaye nyambo reka banza ugende wiga isomo ubone kuza nyine iri hehe ibiri hehe ko ntabyo mbona nta kintu cyawe ntwaye nta kintu cyawe kirimo sana iyo ji ya sana nyine iyo oranje ya sana ni iyanjye
nawe ukunda orange. Uyambije nyir'inzu nari mfite yose irarangiye gusubiye mu mwana wanjye Urakoze Mana. Ndakuzanira ikarita ya orange sana siwumva se. Ubisobanura ute? mubwire genda usigare mu rugo Waji. Can you go back to your country? Listen, what? Excuse me. I really love this game. And then I want to Arakwica nukomeza kuvuga ibyo bintu. bamubwiye akagenda muri no kunsaza mu mutwe. Muri kunsaza mu mutwe. She's crazy, please. Bye, honey. Bye. umuhebizi bari Ubwoko kukubwira bwawe nabura. nawe mureke tumufatanye Bafatira iki? Ni naburi ko nyambara. Ngwino nanjye ngwino shagana n'umuzungu turwanye. ibintu byose nkabishyira ku ruhande buriya nkunda kuba ari inkuru ngenda ikabara ubwo rero mbese mara yanjye niwe wanjye ubwo mba ndicaye ndiradusore n'abashuti banjye natwe twagiye kuri iyo branch nkawe urumva nyine kameme umwana uvuye USA njyewe ndi umusirimu hari ibintu byinshi abana b'abanyarwanda nyine mba mbabona nkumirwa aramamagaye Akwakuye mu biki? twagiye dadi Mbaye si. icara Kera. ukoko okay kwaje Yani babu Nawe. kwaje wa mama turayamwera pe nacyo abiri kuri rimwe fashe babu fatana n'uzo we twagiye ntabwo mwatsinze dusigaje kandi amajwi abiri gusa batamutsindwa cyangwa atsinda bahita ntabwo turagira Arasutamye. agiye kumva ijana nashaje na murariza Kira. jazira sawa asigaye rimwe gusa Jojo Oya. ndakabura inka yanjye muramiza nabasize nawe njye kwishyura oya nabasize nawe njye kwishyura none areba ukuntu ari kurya yitonze. rero bafana bacu turasaba inkunga mundebere abakinnyi ukuntu bangana Ninde uri kubura hano we? nawe ndebere bano bantu banyakamati kuri tele yanjye Bwenyine hari n'abandi hanze. Kanje no hanze. Yego meze neza. Na wa mukameramani wundi. Dore na Devu. Ni icumi. kuri tele ya dadi barya amafiriti y'amateke Na Mika bandu na Mika. z'amateke bareba Yego. ifiriti z'amateke Ndabibujije. Oya, Foromina aryoshya ibiryo. Yo. Ikiryo ugurishe umutwe wawe.
kuva ari ngiye nyoboye inogereza nta na rimwe wemere no kunyagamburana ntabwo wemere gusurwa ntiwemere gusohokamo uzasohokamo hano wapfuye cyangwa bakumanuye uri kumva anisoni nubwo buri munsi y'amategeko buri munsi y'ibirenge byanjye ndikubwiye mugire mbisubiremo ngiye kugukanyaga ngiye kukuniga ngo ukandire muri aka kazu uzajya uvamo hano winjira muri kazu uri kumva muri gereza hamwe indi gereza ngiye mbigusubiremo ari nk'urwaye none kwawe nambazi z'Imana nyine niyo mana muri musebanye sinyemera uri kumva njye nemera amategeko gusa nkamenya ko nyagushyize munsi kandi gira vuba usohora akadobo gira vuba kungira ngo ngeze nyarageze sohora akadobo wowe negetse ko usohora akadobo vuba vuba sindasura ibintu nanyaye sohora akadobo byo kurupa toilette ndimo natongana nawe wowe dana kurupa toilette gira vuba amaboko gawe turi gushaka kugira ngo tuze kandi tuzanye imitwaro zacu zose turakwinginze kugira ngo ukandagire muri buri nguni yose ihagaze mu kandi umuriro wawe Rufo! Mfasha! Bite sha? Hano soko Rufonse. Quoi? Hano soko Rufonse. Quoi? J'entends rien. Wiki? Rien? J'entends rien. J'ai mis les jailles. Vous parlez pas français? Uvuga igifaransa? Oui, moi je parle français. Non ndakubwira ndakurangisha gute? Rufonse hano kuba. Quoi? Uruzuye ko kumpita umwana nana kinyarwanda uzuvuga igifaransa gusa. Mais vous dites quoi vous monsieur? Na kinyarwanda no. Mais j'entends rien. Français gusa. Oui, je parle français. Uzi Français wakigisha ungana gutyo unye nanjye wize amashuri ntacyo nzi uvuga igifaransa gusa. Mais quoi? Kwiga si étudier ou étudier français. Ah, où est-ce que j'ai étudié français? Simbizi ibyo uvuga nyine wize igifaransa ou étudier. Ah, j'ai étudié français à Action College. Action College? Oui, c'est là en ville. Mu mujyi niho wize igifaransa? Oui. Ubu bakingisha neza? Quoi? Biragoranye byakaze shida. Ubu nta nubwo nyine twavugana mu gifaransa. Donc donc c'est okazi donc moi à l'école français narakuze ngana gutya nakimenya. Quoi? Goko maranye byagoranye. Ubwo nzajye kwiga igifaransa muri Action College. Niho bakwigishira igifaransa kingana gutya. Quoi? Muri Action College niho bakwigishira igifaransa kingana gutya. En français s'il vous plaît. Kandi ngo narize. Nonse ubu hano Alphonse ici. Ni mugabo dubwanwa bwinshi ici. Ujye mubona ni hatuye. Quoi? Ya kutiga muri Action ko numva ari ingorane. Ubeza ko narize muri Action mbavuga igifaransa n'icyago. Wallahi ngiye kwiga. Ni ibiki bindi bigisha? Quelque chose d'autre on enseigne à l'école. Action College. Ah, il y a presque tous les langues. Il y a français, anglais, kinyarwanda, swahili, espagnol. Il y a presque toutes les langues. Et même là-bas, vous pouvez apprendre à conduire. Et vous pouvez même avoir le permis et le provisoire. Bigisha n'ibijyanye n'imodoka? Oui. Modoka le modoka mu gifaransa ni iki we le motocar? Non, mais j'entends rien vous monsieur. Icyo numvisha no kubigisha nyine ibijyanye na provisoire na permis. N'indimi. Quoi? Je vais retourner si je parle français. Nzagaruka mvuga. kila kitu japo Garuka.
umutwe w'abantu n'abagome mana we Kagendana Anganya mashun. Agakiza kimana we ndakagenda. Yaho. Ikibara cyishe. Mama Jibu n'umukobwa. Tekereza neza, tekereza, homeka. Akoze ururapfira hano mwana. mani muri gushyiramo ubugome uzi ko wagira ngo muri gukoresha inuzi inyundo Twagiye. kuvugira ngo Yanowe. Uzi nugerwaho. Iyi niyo mu muyaga. Igisuku baragisokoje. bagusiramure neza Umwana kambabaje ntari nyina. bagusiramure neza nta kintu Yaba. nyaboneka wibuke ko ari umukobwa wanjye umutwe w'umuhungu n'umukobwa ntabwo Ntago ari umwe. Si gender balance. neza ibintu byo kureba nta birimo shyiraho bivuga ushyiraho Sema amen. amen amen shyiraho amen funga amaso funga amaso funga amaso ready action ariko sajya mu jyana busiyonye nshaka nasubira no kwa nyogokuru nkajya mu cyaro umva nyine nkubwiye ariko mana bakubwiye ngo urebe hano Sayi ibintu bibaze ko dukoze ishesha turi gobera nyambo byiki. Ntabwo usanzwe baguhobera. reka nyambo ndamukunda bya nyabyo Dukoze se ni sayo, ibyo birisiri. yewe ibyo guhobera nabyo biri seri bashaka kumubera none birimo birabera muri filime Uzi ko dukoze ishesha dusene nsa. Gobera umwana si ibintu bisanzwe. Cyangwa amabere ari kubushomba. twagiye ngwino ngo wowe nta kintu cyabaye uretse ngo wowe nta kintu cyabaye icecekere nzabona amafaranga kugira umugore twagiye Action. njyana njyana ubundi sitabiza ko ntaburi yonye buretse twagiye ready yes and action njyana njyana byanyanje ubundi sitabiza ko ntaburi yonye kwa nyogokuru ntabwo ahari umva nyine nkubwiye ndekura nigendere ndi mu kazi reka tuze kuvugana mu mwanya ndashaka ko tuza kuvugana fresh ufite nimero ya tsiri
nimero ya Tseruza kuri WhatsApp nta kibazo behind scene turazigumana twagiye nta kibazo uraje imbere Teva Varese twagiye sawa and action rero reka mwese wanyune hehe nshuti bavandimwe sinzi niba mwakiriye amafaranga y'icyuzi y'amafaranga y'icyuzi nayakiriye ubona ko ihene yose kwa CKYC hano mu Nyamirambo amafaranga y'icyuzi twayabonye urutangiye gucurika nanone oya ndi gufata ibiryo ibyo se nawe wifata udacuritse abajene ntabwo bazikurikira reka nze mwere agapisa karenzemo ukuntu ese kimburira nk'ikintu oya kurura akaguru kose kamu cyakaboko akaguru okay Shakira saba ugiye kurisha akaguru k'ihene pizza Shakira oya ntago ari njye urubishikira njye Juga, memang hari. Mati shingi. Nanago Fabiola bishwa. Oya Fabiola mwiyorero. Wicara hasanzwe. gushitira amasanzu hano havye. Okay, ndakujana muri VIP ni 10 twagiye gutanguranwa kugera ka Kigali. Mwabantu mwe mudukurikiye. Mutubabarire muturebere ntihagira umuntu wibundi cyangwa ngo umwe ngo ahe mu kirundi. Tugiye gutanguranwa kugera muri Jenny's Comedy Show iratangira ku isaha 12 hano ka Kigali. Amatike kwinjira ni 5,000 ahantu hasanzwe ni 10,000 muri VIP. Ukabura kureba abansabi neza mwegeranye. Guca urukundo. Natwe turaperforming. Natwe turaperforming twagiye. Rimwe kabiri buretse. Kanza gato. Kumva mu nda hari kunjya cyane. Sauransakanye. Oya da. Oya sha. Mu bantu menyera ntuzamenyera. Reka maza mubwire iki kintu. Nimuzi neza kuru rugureba gutya. Nimuzi neza kuru rugureba gutya ari urwanjye. Ndufite uburenga ngende umugore w'umugabo hano muri uru rugo. Uranyumva neza? Uranyumva kugutura amatwi yawe. Sinzongera kubana ngomanga amasaha abiri atandatu utaranyingurira. Imbere yoshi. Niko nagenda mbibabwira. Inshuti yanjye magari. Nyaka mbibabwira. Usanze bimeze bite? Ndakubwiye ngo ndinjiye sanze ari muri dushe ariko. Umugabo none oya hacinzwe. Urinde wo kumbaza aho nzana igihe sahanahira. Ndi kukubaza inyira kugiye tugaga. Umba uranshinzwe wowe. Urashaka uzamenyera. Reka umba mubwire. Mubumenyera. Nje sindimo. Sindi nyokobuja. Sindi guhemba. Tumenyera abandi atari njewe. Urumva. Nzamenyenze. Kundeba cyane ariko ubundi habaye iki? Byahindutse mu bujana garuka tubana. Byagenze gute? Urumva. Urebye ukuntu uje udukungiza uri nk'umuntu duteye wundi mabona ko ariko ujye uvuga uri umugabo cyangwa uri umugore ujwije Mwiriwe neza ntabwo ndi bukubwira izina ryanjye yego gusa ndakubwira aho mba muri Kicukiro yego mu karere ka Kicukiro muri Kigali muri make muri Kigali kare nibwo nagiye kuri TikTok mbona ikiganiro uri kubaza urubyiruko haba umuhungu haba umukobwa uri kubaza impamvu badashaka
kubabaza nese ni ubushobozi bukeya cyangwa se ni uko mutabishaka bimeze bite ubonye ubushobozi wakora iki yego ikibazo rero buriya n'ubushobozi yenda bwa bamwe ariko ingingo nyamukuru ntabwo ari ubushobozi urebye urushako rw'iki gihe ntabwo ari kimwe nta inshako z'iki gihe si kimwe n'iza kera yego urazana umukobwa uramutereta agahita akubaza amashuri ufite agahita akubaza akazi ukora akakubaza noneho ansanzwe ukora akazi gaciriritse aho ngaho aba akumviye ubusa cyane ariko nanone twe tukagira ubwoba bwo gutereta abo bakobwa kuko ntabwo wamutereta nta mutungo wibitseho ntabwo wavaga umutereta umugire umugore ntabwo byakunda by'iki gihe byagiye bihinduka ngende kukubwira uko mbyumva nuko ngenda mbibona hanze aha rwose umbwire uko ubyumva nanjye ndagusubiza usubize pe urajya kuri televiziyo ugahura n'amakuru nti umugabo yishe umugore bapfa ibi n'ibi umugore yishe umugabo bapfa ibi n'ibi cyangwa se ugasanga yamwishe nta mpamvu ngo ni uko atamuhaye amafaranga yakoreye yose ngo ayamushyikirize mu ntoki ibyo bintu urubyiruko rwose rwarakangutse rusigaye rukoresha imbuga nkoranyambaga yego nibyo murazikoresha iyo tugiyeho rero tukabona ayo makuru tukabona imirambo uburyo bayimanura mu mva tugira ubwoba biteye ubwoba ukavuga nti rero nshobora kumuzana yaburara rimwe cyangwa se tutagira ibyo tumvikanaho naryama twaryama ku buriri bumwe akaza kumpengera nasinziriye nabwo agacuba n'umunaniro n'iki ugasanga nanjye angenje kuriya none icyo ngicyo ukagira ubwoba bwo gutereta none wowe iki ngiki icyo ngicyo wagiye ubona hirya no hino nicyo gishobora kuba kigutera ubwoba kikagutera kumva utashaka njya ngira impano buriya yo kuganira n'abantu bakuru yego cyane cyane ko mba ndi mu muhanda ngenda nkubitana nabo tukaganira noneho dukomoza ku kintu kimwe ukabona urugero nk'umukobwa akunyuzeho yambaye akantu kagera ku gutwi ayiwe uri umusore kandi na wa mukobwa nawe ni umukobwa yego yambaye akantu kagera ku gutwi wa musaza muri kumwe akakubwira nti ngaho nimurambagize murambagize uriya ntazatonora igitoki uriya ntazacuruza uwo mufuka w'amakara uriya ni wa wundi uzagendera muri za vewiti niba udafite vewiti uriya ntiwamurambagiza ye baba we ntabwo byakunda nta nubwo yakubera umugore w'ijoro rimwe irindi ntabwo wakwiraza yego ese ubivuze ushingiye ku ki nshingiye ku myambarire ye nshingiye ku bakera ukuntu bambaraga kubona ivi ryonyine ry'umukobwa wa kera byatuberaga ikibazo ubwo nk'uwo musaza wabinengaga wabonaga ari mu kigero cy'imyaka ingahe mu kigero cy'imyaka 60 yego 45 gutyo noneho rero nizere ko ushoje kumbwira impungenge nanjye ngira icyo nkubwira ndi bwongere kukubwira nanjye reka mbanze gutega amatwi rero ngiye ku ruhare rwanjye mbona ibyabaye kuri runaka na nyiranaka bitagombye kuguca intege yo gushaka kandi ufite ubushobozi shaka nuko usenga imana wiragiza imana ntabwo bizakubaho kubera ko byabaye kuri runaka na runaka bafite uko bahanganye bafite uko batumvikanye
nawe ntuzagire ubwo uhangana n'uwo mwashakanye ku buryo yatekereza kukwica. Burya biba byageze kure. biba byageze kure. Rero inama nakugira, ese harya uri mu kigero cy'imyaka ingahe? Njye navutse mu mwaka w'1994 ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane. Ubwo muri make 30 urayikomangiye rwose. Hanyuma ufite akazi? Urebye ni ugupfundikanya, sinize neza. Yego. Ariko akazi mfite gasa nkaho kambeshejeho ntacyo. Yego. N'undi n'ababonetse katubeshaho karamutse gakomeje, burya akazi katagira kotara kaba kameze nk'ikiraka. Yego. Ubwo rero njye nakugira inama ko rwose bishobotse, niba ufite umukunzi mwatangira gupanga kubana, niba ntawe tangira urugendo. Kuko igituma nkubwira gutyo, ndashaka kukubwira ko ibibaye kuri runaka atari ko nawe byakubaho. Wowe tera ikirenge mu cyaso na so wanyu na sogokuru, ibindi biharira Imana. Ese buriya nkubwiye ibyambayeho wabasha kuntega amatwi? Oya kibondo nagutega amatwi. Abakobwa bo muri iyi minsi nabo kwitonderwa cyane cyane pe. Si ukuvuga ko tuba tutabashaka. Yego. Tuba tubashaka kandi nabo baba badukeneye. Yego. Ariko imico yabo none uzi ikintu kibica? Bahawe ijambo, bahawe intebe, ariko babikoresha uko bitari. Yego sha, babikoresha uko bitari. Babikoresha uko bitari. Noneho ni kwa kundi uzamuzana, wajya ku kazi wagaruka mu rugo ugasanga urugo uko warusize niko rusanze. Wagira uti uravuze nese byagenze gute ko ibintu bijagaraye? Akazamura ijwi ryisha agira ngo umuntu atongana abone intandaro kugira ngo murwane, wenda anakurushe n'imbaraga no gukubita ko dusigaye tugira ubwoba bwabo. Yego. Ntiwamurambura akaboko ngo ukubite ntibibaho. Oya n'inka ntizikirwana mwana wanjye. N'inka ntabwo zikirwana. Ubwo rero mu ncamake ndagira ngo umfashe ugire inama urubyiruko, ariko ukome urusyo, ukome n'ingasire ntubogame. Hariho n'abahungu abahungu mwese muri ba museke igoroye? Ntabwo bishoboka. Ntabwo twaba turi ba museke igoroye. Yego. Ngenda guha nk'urugero mu kubyambayeho, ariko muri Covid igitangira. Yego. Nari ifite umukobwa twenda kubana. Yego. Umukobwa araza iwabo hari Rwamagana. Ariko ntumuvuga izina wowe kabyara, ntumuvuga izina. Oya ntabwo muvuga izina. Umukobwa araza agiye twakoranaga, icyo gihe twakoranaga Bugesera. Yego. Dukorana ahantu hamwe. turakundana ngira Imana ngo ku mafaranga. Ndamubwira rero wowe ndashaka gutaha ukava muri aka kazi nkaguha amafaranga ukajya gutangira ubuzima yenda bwo hanze n'ubwo mu rugo iwanyu ukamenyerana n'abantu. Umukobwa arabyemera. Nagezeyo hari agahungu bateretana kaba kamuteye inda. Inda ntabwo yemeye ko ari iy'uwo muhungu, nanjye yakoresheje uburyo cyo ashoboye bwose aza kusura. Nawe aragusura? Nanjye ndomekaho. Ubwo nkubiseho inda yaje ifite, ndumva yarabyariye amezi 7 ariko yari yuzuye, yandiyeho amezi 3. Yabyaye nyandwi cyangwa 6? Yabyariye amezi 6. Arangije baza muganga, ndetse uwo mwana nta kibazo afite. Umwana rwose ameze neza, nta kibazo afite rwose, mutahe ahubwo mujye mu rugo. Ibitaro ngewe kuko yabyaye bamubaze, nabyishyuye amafaranga ageze mu bihumbi 100. N'uwari umurwajije namwishyuriraga aharara. Yego. Umwana araje, ibitaro turabyishyuye, aratashye.
arangije turaza tuba hano muri Kigali ngo umwana yenda kuzuza imyaka ibiri papa we aba arabonetse. Ubwo ndavuga nese ibi ni iki byagenze gute ngo umwana n'uwawe ngo uriya uje ntabwo muzi. Nyuma nza kuvugana na papa we arambwira uriya mwana urera si uwawe n'umuhungu wamuteye inda turamuzi kandi nawe arabyemera. Hanyuma mvugana n'uwo muhungu arambwira uriya mukobwa namuteye inda azi Kigali ambwira ko ari abantu agiye gusura ashobora kuzabyarirayo ntabwo ashaka gusebera iwabo. We ntiyababwira ko yashatse umugabo. Ababwira ko hari ahantu ku muntu w'inshuti yaje kubyariraho kandi uwo muntu w'inshuti yaje kubyariraho ni wowe witwa umugabo we. Ni njye witwa umugabo. Mbega amanyanga. Uri kubyumva ibintu bidutera ubwoba. Kuva icyo gihe iwabo nari narabahaye amafaranga banyemerera kuyasubiza, nayo natanze mu bitaro umuhungu yemera ko yasubiza. Yego. Kugeza na n'ubu sinajya kubishyuza, sinagira nte nk'uko nanjye nageze umwana nkakura ntabona n'ababyeyi banjye. Naravuze ntiwasanga ari wa mugisha bangiriye nanjye ndi kwitura abandi. Yego. Ubwo nta bintu byinshi ariko kuva icyo gihe nahise ntinya igitsina gore. Ayiwe. Narabatinye cyane ku buryo niyo ngerageje kuvugana n'umukobwa akambwira ese ukuze waje tukareba uko tubigenza, ndamuganye uretse ngiye kubitekerezaho. Hana Nyagasani, reka rero nkubwire, utubwiye mu ncamake y'ibyakubayeho birababaje koko, nta wabura kutabyumva ngo yumve ko bibabaje, ariko tugana ku musozo ni irihe jambo rimwe cyangwa abiri wabwira bagenzi bawe baba abakobwa baba abahungu? Gusa buriya bajya bavuga ngo amahirwe ya hene siyo ya ntama. Ya hene? Amahirwe ya hene siyo ya ntama. Siyo ya ntama. Buriya abahungu inama nabagira, niba ari mu rukundo n'umuntu ajye amwitondera ku mwaka vase y'igitsina kuko urcyo mwana wa bantu mudukurikiranye murabyumva ko ibyo ari byo byose kuba wifuza kubana n'umuntu ukagira ibintu byo kubanza kuryamana nawe ni umutego uba witega ku buryo utabizi. Murabyumva mugenzi wanyu ibibazo yahuye nabyo, ntabwo byari ngombwa ko bihura nabyo. Iyo nawe utagira gute atava hahandi yatewe inda ngo aze nawe umubwira uti ngwino. Rwose hanyuma burya bajye bategereza agapfundikiye burya gatera amatsiko. Niba uri mu rukundo n'umuntu witegura ko azaba mama w'abana bawe nawe ukamubera papa w'abana biwe, mutegereze ahubwo niba wumva umushaka cyane iyo ufite ubwo bushobozi yihutisha ubukwe, ihutisha ibyo usabwa hanyuma umubonereho. Nusanga hari ukundi yabigenje bitandukanye n'uko wamutekerezaga, utumize imiryango ize ubabwire uko bimeze, ariko utagiye kujabura. Ni ukujabura. Hanyuma akandi kantu nagira ngo mbaze, ni irihe jambo wabwira abasore ajya akundana n'umukobwa yamusaba ko baryamana, umukobwa yakwanga akagira akamwanga? Rimwe ryonyine dusoze. Aho irindi jambo, abasore bo muri iki gihe bagiye bakundana n'umukobwa bazi imva n'imvano yewe. Yego. Inkomoko. Hanyuma ikindi bajye bitonda, barambagize neza kandi bakora ubukwe bwiza, Imana ibafashamo. Urugo nta muntu rwubakwa n'Imana. Kandi ikindi bajye bareka irari ry'umubiri wabo. Yego sha, nuko urakoze cyane. Kandi rero urakoze, Imana iguha umugisha, utubwiye byinshi kandi utubwiye ubuhamya bw'ibyakubayeho si ibyo uhimbye. Imana iguha umugisha, ugize benshi wubaka, urakoze cyane.
murakoze namwe. sawa rero ngaho ijoro rihire urara haryana hataryana harara umwanzi ukwanga. Imana ibarinde. Yego nawe urakoze. Inshuti bavandimwe, nagira ngo namwe mugire icyo mubivugaho kuri ibi bintu mwiyumviye. Numvaga ko ari umuntu ntekerereza mwikiriza nanjye nsubiza. Mugire icyo mubivugaho rero. Ese ikosa ni iryande? Ni iry'ura muhungu washyuhaguje abonye umukobwa avuye iyo ava agahita nawe avuga ati turaryamana? Ese ikosa ni iry'ura mukobwa? Mugire icyo mubivugaho. Murakoze.